ese waba wari ufite abantu bagukundaga ndetse bakuba hafi ariko ubu ukaba ubona byarahindutse, cyangwa ukabona bakwirinda ndetse bakakugendera kure utazi impamvu y'ibyo bintu. Biba bishoboka ko hari impamvu zigiye zitandukanye abantu bashobora kukwanga cyangwa se abantu bakakugendera kure ndetse bakaguha akato kugira ngo ubavire mu buzima utazi impamvu yabyo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 5 bishobora kukwereka ko abantu bakwanze cyangwa se abantu bahinduwe nuko bagiye bakumvaho amagambo agiye agusebya hirya no hino. Manzire ko wakoze subscribe kuri UNP Entertainment. Uyu ni umuyoboro wanyu ugiye kujya kumenya no gusobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Ikimenyetso cya mbere rero kizakwereka ko hari abantu bakwanze bitewe nuko bagiye bakumvaho amagambo agusebya, nuko uzasanga bantu bari inshuti zawe barahinduye imyitwarire ndetse bantu ugasanga ni babandi bari bakwegereye. Usanga abantu bari inshuti zawe baratangiye kukwirinda ndetse ugasanga ntibashaka no kugira ikiganiro hagati yawe nabo ku buryo no kugira ngo uzabasobanurire bya bintu uko biri, ugasanga ni ikibazo. Icyo ni ikimenyetso cya mbere uzasanga kizakwereka ko abantu bahindutse bitewe nuko hari abantu bagiye bakuvuga uko bitari, cyangwa se hari abantu bagiye bakuvuga bakagusebya nyine za nshuti zawe niziguhereza umwanya kugira ngo wisobanure. Ikimenyetso cya kabiri uzasanga abantu bakubwira za nshuti zawe zikubwira amagambo y'igitutu, cyangwa se ugasanga batangiye kwitwara nabi kandi nta kosa wakoze, bagatangira kukwitwaraho nabi nta kosa wakoze. Ibi ngibi rero hari igihe abantu batangira kukubwira amagambo nyine agukomeretsa umutima, cyangwa se bakitwaza ibintu baba barumvisha ahandi ndetse wowe nta kintu biziho nta n'icyo bakoreye, ariko bakabyitwaza kugira ngo bakubwire nabi bagukomeretse kugira ngo barebe ko babavira mu buzima. Ibyo rero biba bishobora kuba ingaruka ya bya bindi baba barumvishe, ariko ntibagire umwanya wo kugira ngo baguhereze time cyangwa se baguhereze igihe ngo ubasobanurire uko ibintu bimeze. Numva abantu batangiye kubwira nabi kandi nta kintu bakoreye, bakubwira amagambo agukomeretsa kandi mu by'ukuri wowe wumva nta kosa wakoze, uzamenye ko hari imva n'imvano yabyo, kandi akenshi uba usanga ari abantu bagiye bagusebya bakavuga amagambo atariyo kuri wowe. Ikimenyetso cya gatatu uzasanga ibyo wavuze ndetse n'ibyo wakoze mu ibanga nta muntu uhari, bizatangira kumenyekana ndetse bimenyekane uko bitari. Ukumva wenda bakuvuzeho amakuru atariyo, bakuvuzeho ibintu ngo wakoze kandi atari byo, ukibaza iyo byavuye ndetse ukibaza naho byakomotse, ukabura ubusobanuro bwabyo. Icyo gihe rero nibatangira kugushinja ibintu cyangwa se bagatangira kuvugaho ibintu bitewe nuko ngo wabikoze cyangwa se bitewe nuko wabivuze, ndetse uzi neza ko wabikoze mu ibanga kandi ugasanga byasohotse uko bitari, uzamenye ko hari abantu bagiye bagucomeka bagenzi bawe kugira ngo ubushuti bwanyu bugende burangira. Ikimenyetso cya 4 uzasanga mu ndiza nshuti zawe hari umuntu ugucira amarenga, wenda ashaka kwigarurira mugenzi wawe. Ahangaha uzasanga ya nshuti yawe ihora mu biganiro bigaragara nkaho bigusebya, cyangwa ashaka kwerekana ko nyine ari we mwiza kurushaho. Ibyo ngibyo azagenda bikore kuri ya nshuti yawe runaka kugira ngo ayegere, ayibwire, cyangwa se rimwe na rimwe hari igihe usanga uwo muntu ushaka wari inshuti yawe ashaka kugira ngo afate umutima w'iyindi nshuti yawe wari uwifitiye kugira ngo amugereho, rero akagenda kuvuga amagambo atari meza, akagenda agusebya, akavuga ibintu bitari byo. Icyo gihe rero yagusebeje ya nshuti wari ufite ihita ikuvaho ikagucikaho ndetse igatangira kugendera kure. Ikimenyetso cya 5 uzajya umva imyuka mibi igihe wahuye n'inshuti zawe, cyangwa se igihe ubonye abantu bari inshuti zawe usanze baganira. Ahangaha za nshuti zawe zizakubona, iyo zikubonye uhingutse zirimo ziraganira, zirimo zirakuvuga nabi, zitazihindura ikiganiro, zigahita zivuga ibindi, cyangwa se ukumva wabona volume bavugiragaho ukabona iragabanyutse bagahita bagabanya ijwi. Ibyo ngibyo rero bikwereka ko hari kitagenda neza, wenda bavuga igihe udahari. Ibyo ngibyo bikwereka ko hari ibintu wenda bavuga igihe udahari, kandi
ugasanga ibyo bintu bakuvugaho ntabwo ari ibintu byiza. Icy'ingenzi ni iki rero? Icy'ingenzi nk'umuntu usanze bari kumuvuga gutyo, cyangwa se icy'ingenzi nk'umuntu wasanze wabonye impinduka zagiye zigaragara mu nshuti zawe, ntabwo uhita wihutira gucyaha abantu cyangwa se ngo wihutire kubarakarira cyangwa ngo wihutire kubabwira nabi. Ahubwo icyo usabwa ni iki? Usabwa gushishoza, ukamenya neza abo mugendana, ukamenya neza abo ugendana nabo, ukamenya neza abo ubana nabo, ndetse ukamenya n'imyitwarire yabo wowe nabo ya buri munsi, kugira ngo ubashe gukavaringa bya bibazo byose biri aho ngaho, kugira ngo ubashe kunyura mw'ibyo bintu biri kukubaho. Ndatekereza wenda twabigira nk'ibigeragezo, kugira ngo ubashe kunyura mw'ibyo bigeragezo birimo birakubaho, ndetse ukibuka ko kuvuga cyane atari ko kuyamara, ahubwo ukibuka ko guceceka hari igihe biba bihagije kurusha amagambo wavuga, kuko baravuga ngo amagambo menshi avamo n'ibicumuro. Rero icyiza aba ari uguceceka, kugira ngo wowe urusheho gushishoza neza ibihe uri kunyuramo n'ibihe uri gucamo. Niba hari icyo wigeze guhura nacyo kimeze nk'iki ngiki, cyangwa se ukaba waranyuze mu bihe bimeze nk'ibi ngibi, twandikire muri comment tubwire, utwandikire kandi ukore like, ukore share, ukore subscribe.